Reka tubasuhuze cyane kandi twongere tubahe ikaze. Ni ku Ibendera TV, wowe wamaze kuhagera. Reka rero uyu munsi tugende tuzamukana n'amakuru y'icyamamare, umuhanzi rurangiranwa wabiciye bigacika haba hano muri Afurika ndetse no ku isi yose. Yitwa Antoine Christopher Agbepa Mumba, uzwi ku izina rya Koffi Olomide. Yavutse tariki ya 13 Nyakanga 1956. Ubu afite imyaka 64. Antoine cyangwa Koffi Olomide atuye mu karere ka Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho yavukiye. Igihe yari akiri muto cyane, Koffi Olomide yifuzaga kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Yumvaga arumba abanyekongo ba Franco Urumbo na Agra Kare baririmbaga, ariko akumva ibyo bitamufasheho, akumva ahubwo yishakira kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Antoine Koffi Olomide abikesheje ubufasha bw'inshuti cyangwa bw'umuturanyi we, yatangiye gucuranga gitari. Icyo gihe yari afite imyaka 13 gusa, ayigishijwe n'uwo mushuti we bari baturanye. Ahagana mu myaka ya za 70 nibwo yatangiye kwandika amagambo y'indirimbo, maze atangira kugenda amenyekana, bitangira kumuha icyizere cyo kuba yazavamo umuririmbyi ukomeye. Afite imyaka 18 gusa nibwo yabonye impamyabumenyi ya siyanse mu birebana n'amasomo ye yari atangiye kwiga, maze se ahita amwemerera gukomeza amasomo ye mu gihugu cy'Ubufaransa muri kaminuza ya Bordeaux. Mu mwaka w'1980 yaje kubona impamyabumenyi mu birebana n'ubukungu, bikesha cyangwa se ku gitabo cye yanditse cyari gifite insanganyamatsiko igira iti kwamamaza umutungo w'amabuye y'agaciro ya Zaire, umutungo wa nyuma. Hagati y'1974 n'1975 nibwo uyu Koffi Olomide yanditse indirimbo ye ya mbere, yari Niyo. Kugeza ubu Koffi Olomide ni umuririmbyi w'icyamamare wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umubyinnyi, umwanditsi, akaba na producer. Aba bazwiho gutunganya indirimbo mu nzu yo kuzikora cyangwa se muri studio. Afite amateka menshi cyane. Niwe washinze orchestre mpuzamahanga ya Karitsierate hamwe n'abandi bahanzi barimo Fally Ipupa na Fere Gora. Olomide kandi yavukiye hariya muri Kongo, ari naho yaje gukurira. Niho mu by'ukuri izingiro y'ubuzima bwe rizingiye. Akivuka, nyina umubyara yahise amwita Koffi Olomide ngo kubera ko yavutse ari ku munsi wo ku wa gatanu. Yakuriye mu muryango udafite aho uhuriye n'umuziki, dore ko ngo nta n'akanunu ko kuzavamo umuhanzi kagaragaraga haba kuri we ndetse no mu muryango we. Koffi Olomide akiri muto yatangiye kugenda cyakora agerageza gukunda indirimbo
gahoro gahoro azumva ndetse agatangira kugenda agaragaza ibimenyetso byo kuzavamo umuhanzi rurangiranwa. Koffi Olomide yashakanye na Marianne Makosso babyarana abana babiri aribo Aristote umuhungu we w'imfura na Aminu umukobwa we akurikiraga uyu muhungu, ariko yaje no kubyara abandi bana be batatu aribo Rocky, Diego na Karine, akaba yarababyaye hanze. Koffi Olomide yavuze ko abanyeshuri biganye ndetse n'abarimu be bamufashije kuba umunyeshuri mwiza cyane kugeza ubwo yabonye buruse yo kujya kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa nk'uko twabivuze haruguru, ari naho yavanye impamyabumenyi ya bachelors mu bijyanye n'ubukungu. Amaze gusubira muri Kongo mu mwaka w'1970, Koffi Olomide yinjiye mu itsinda rya Papa Wemba na Vivara Muzika ku ikubitiro nk'umuhimbyi hakaba n'umwanditsi w'indirimbo. Nyuma yaje kuba umuhanzi ukomeye. Mu 1986 yashinze itsinda rye rizwi ku izina rya Quartier Latin International. Ava muri bariya bakoranaga gutyo atangira mu by'ukuri gutera ikirenge kimuganisha mu buhanzi bwe ku giti cye. Iri tsinda rya Quartier Latin ryizihije isabukuru y'imyaka 20 ryari rimaze mu muziki ricuranga ndetse rinagaragaza ibihangano bikunzwe na benshi. Mu mwaka w'2006 n'ejo bundi mu myaka ishize vuba aha. Kuva icyo gihe Koffi Olomide yagiye akora ibitaramo ndetse anandika amajwi y'indirimbo zinyuranye. Akaba yarabikoraga ari kumwe n'iri tsinda rya Quartier Latin, ariko rimwe na rimwe akanyuzamo akanabikora ari wenyine. Uko imyaka yagiye isimburana niko Koffi Olomide yagiye yigarurira imitima y'abantu batari bake, dore ko yubatse abafana bizerwa ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane muri Afurika no mu Burayi. Koffi Olomide yamamaye mu njyana azwi nka suku na rumba ndetse bimufasha kwitabira igitaramo cy'umuziki wa salsa africano bitewe n'indirimbo ye yise Ifrakata yasohotse mu mwaka w'2001. Koffi Olomide yahawe ibihembo binyuranye. Bimwe muri byo twavuga ni nk'ibihembo 4 yahawe mu ijoro rimwe mu birori ngarukamwaka bya Kora Award muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2002 no mu mwaka wa 2003, ndetse n'igihembo cy'umuhanzi mwiza wo muri Afurika yahawe mu 1998. Koffi Olomide ni umwe mu bari bagize itsinda ry'umuziki wa Papa Wemba mu ntangiriro y'umwaka w'1980. Yahuguye abaririmbyi benshi cyangwa se yabereye ikiraro abahanzi benshi bakiri bato. Bamwe muri bo baje no kuzavamo abahanzi bakomeye, aho bamwe muri aba bahanzi baje kugenda batangirira mu itsinda rya Quartier Latin, ariko nyuma bakaza kuhava bakajya gukora umuziki
ku giti cyabo. Bamwe muri abo twavuga nka Fere Mudogo, Sam Chintu, Soreye Wanga, Buro Mpera, Afari Ipupa, Montana Kamenga n'abandi benshi banyuranye. Koffi Olomide ubusanzwe yiyita Umupao, akaba aherutse kwitwara neza mu ndirimbo nka Rove Misine, Diabolo, Grapretere Mere n'izindi nyinshi. Imana ya Koffi Olomide yagereranywa n'uwahoze ari umwami wa rumba muri Afurika ariwe Franco Luambo Makiadi. Koffi Olomide yanabonye abahanzi benshi banyura mu maboko ye nk'inzobere mu by'ubuhanzi. Muri iki gihe Orondo n'umwe mu bahanzi muri iki gihe Olomide n'umwe mu bahanzi bazwi cyane muri Afurika ndetse no hirya yayo, dore ko ibihugu yanyuzemo cyangwa se yazengurutsemo aririmba mu by'ukuri ari byinshi cyane. Olomide nubwo ari icyamamare ariko hari utuntu tumwe na tumwe twagiye tumugaragaraho ku buryo ibi byagiye bituma rimwe na rimwe adahuza na benshi mu bafana be ndetse n'abakunzi b'umuziki, nk'aho mu mwaka w'ibihumbi 2008 yashinjwe gukubita kamera mu gitaramo cyabereye i Kinshasa. Aha nyine yamenye kamera bari gukamera cyangwa se gufata amajwi n'amashusho muri iki gitaramo. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Koffi Olomide yahamwe n'icyaha cyo gukubita producer we maze akatirwa igihano cyo gufungwa amezi 3. Muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo yari mu rugendo rw'ibitaramo muri Kenya, Koffi Olomide yafashwe amashusho atera umugeri umwe mu babyinnyi be b'abakobwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta. Iyi video yagiye ahagaragara maze Koffi Olomide yirukanwa muri Kenya igitaraganya. Nyuma y'iminsi 3 yafatiwe iwe i Kinshasa maze uwo munsi akatirwa igifungo cy'amezi 18 nyuma y'uko umukuru w'igihugu cya Kongo abigizemo uruhare, birangira akatiwe igihano cy'amezi 3 gusa. Muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2019 Koffi Olomide yahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 n'urukiko rwo mu Bufaransa kubera gufata ku ngufu mu buryo bwemewe n'amategeko n'umwe mu bahoze ari ababyinnyi be afite imyaka 15. Yategetswe kandi kumwishyura amadolari 5,000 y'indishyi. Abandi bagore 3 nabo bahoze ari ababyinnyi mu itsinda rye bavuze ko yaba yarabasambanyije inshuro nyinshi hagati y'umwaka w'ibihumbi 2002 n'ibihumbi 2006. Aha cyakora urukiko rwanze ibyo birego ariko ruca Koffi Olomide andi madolari 5,000 y'amanyamerika kubera ko yafashije abo bagore 3 kwinjira mu gihugu cy'Ubufaransa mu buryo butemewe n'amategeko. Zimwe mu ndirimbo za Koffi Olomide zamenyekanye cyane ni nka Droit de Veto yakoze mu mwaka w'1998, Ruwa yakoze mu 1997, Ifurakata ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi, dore ko uwavuga amateka y'uyu mugabo mu by'ukuri ataya arangiza. Aha kandi ntitwasoza tutababwiye ko hari n'izindi alubumu yagiye akorana n'abandi bahanzi banyuranye nka Papa Wemba, Vivara Muzika n'abandi. Ni umugabo mu by'ukuri wagiye yigaragaza mu ruhando rwa muzika nyafurika ndetse no ku isi hose.
uyu muhanzi Koffi Olomide kandi havugwaho kuba ari umukire urangiranwa ahanini bitewe n'umuziki we. Ni Ibendera TV, tukaba twari twabateguriye cyangwa se twabakusanyirije amwe mu makuru cyangwa se amwe mu mateka y'umuhanzi Koffi Olomide uvuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba tubashimiye mwe mukomeje kubana natwe, ngaho turabashimiye, mugira amahoro, ariko kandi ntimutinye kuduha igitekerezo n'inyunganizi ku byo tubagezaho. Mugire ubuzima bwiza.